Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wakwisabira viza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mafaranga na make utanze. Nureba iyi video yose intambwe ku yindi ukuzuza iyi fomu nk'uko ngiye kubikwereka, amahirwe yo kubona viza ni menshi cyane. Tugiye kureba intambwe ku yindi y'ukuntu wakuzuza fomu ya DS-160 udatanze amafaranga na make, dore ko kuyuzuza ku rwego mpuzamahanga utanga ibihumbi 2,000 cyangwa se 1,500 bitewe n'umu agent murimo gukorana. Mbere na mbere wahita wibaza uti ubundi DS-160 ni iki? Ubundi DS-160 ni fomu yuzuzwa n'umuntu uwo ari we wese ushaka viza ya Amerika. Waba waratsindiye biriya mwita green card, waba ushaka viza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu usanzwe, waba uri umudiplomate, waba uri umunyapolitike cyangwa se undi muntu ushaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugomba kuzuza iyi fomu. DS-60 rero ni fomu wuzuza usaba viza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere na mbere kugira ngo wuzuze iyi fomu bigusaba kuba ufite internet, warangiza ugafungura searching engine yawe ukandika muri Google FIR DS-160, warangiza kwandika muri Google ibyo ngibyo ugahita ukanda kuri search, warangiza gukanda kuri search ugahita ujya kuri website ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo urangije kugera kuri website ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhita ubona ahantu bagusaba kuzuza igihugu uvamo. Ubwo iyo uva mu Burundi wandika kuva mu Burundi, waba uva muri Congo ukandika kuva muri Congo, waba uva mu Rwanda ukandikamo ko uva mu Rwanda, twe turandika mu Rwanda. Warangiza ugahita ushyiramo izi code baba baguhaye, warangiza ugahita ukanda kuri start any application. Application ihita ifunguka rero, form ihita ifunguka, warangiza icyo ukora uhita wemera bino byose. Warangiza kwemera bino byose bagahita kujyana ku indi page. Iki kibazo kiriho ugomba kugisubiza, ushyiramo izina ushaka, ugahita ukanda kuri continue. Uhita ugera ku indi page gusaba kuzuza imyirondoro yawe. Mbere na mbere urabanza kuzuza amazina yawe. Aya ngaya tugiye gukoresha ni amazina twafashe gutyo gusa, ariko ushyiramo imyirondoro yawe. Wowe ushaka viza, wowe urimo gusaba viza nyine ushyiramo imyirondoro yawe wowe. Nyuma yo kwandika amazina yawe bakubaza nimba hari andi mazina wigeze witwa cyangwa se witwa yabagendanye n'ay'idini cyangwa se ay'ibindi, ay'imico runaka, bitewe n'igihugu, nayo uyuzuzamo hano. Nyuma y'ibi rero uhita wuzuza nimba uri umugore cyangwa uri umugabo. Nyuma ukavuga nimba ufite umugore cyangwa se uri single. Hano turakoresha single kuko nanjye ndi single. Icyo gihe uhita ushyiramo amatariki yawe y'amavuko ukayuzuza nayo uko yanditse ku byangombwa. Ukurikizaho rero kuzuza aho wavukiye, ukabyuzuza neza, ubwo ubihuza n'ibiri mu byangombwa, ugakanda save, warangiza ugakanda next. Kuri page ya kabiri bakubaza ku bigendanye n'ubwenegihugu. Njye ndi umunyarwanda, ubwo ndashyiramo ko ndi umunyarwanda, ariko nimba uri umurundi cyangwa se umukongomani ubwo urashyiramo igihugu cyawe wowe ku giti cyawe. Wowe uri kureba video aho ukomoka niho ushyiramo ubwenegihugu kavukire yawe, niyo ushyiramo. Bakakubaza nanone hano hasi nimba ufite ubundi bwenegihugu. Bivuze ko nimba ufite ubwenegihugu bubiri, ubwo urakanda yes, noneho usobanure kubw'ubwo bwenegihugu ufite, ubusobanure bushyiremo aho ngaho urabibona. Ariko njye ntabwo ufite, ubwo ndakanda kuri no. Hasi barakubaza nimba uri permanent resident w'igihugu runaka, nabyo nimba hari nk'utuye muri Amerika cyangwa se muri Canada cyangwa se ahandi batanga permanent resident, arabishyiramo abisobanure. Njye ntabwo mfite, rero ndakanda hoya. Nuko nguko wuzuza. Ahakurikira rero ushyiramo nimero
z'indangamuntu, indangamuntu y'aho wavukiye, cyangwa se ukabyihorera ugakanda kuri does not apply kuko ntabwo ari ngombwa cyane, kuko igikenerwa hano cyane ni nimero za pasiporo kuko n'ubundi niyo uba uzagendera. Ukakanda kuri does not apply iyo udashaka gushyiramo ID number kuko ntabwo zikenewe cyane hano. Hasi rero harareba umunyamerika cyangwa se umuntu ufite ibintu yaba akora muri Amerika, ibyo rero ntabwo bikureba, ukanda kuri does not apply. Ibi byose nubirangiza ukande kuri save, continue application, next. Kuri page ya gatatu rero ni travel information. Hano ugomba kuba uzi ikikujyanye muri Amerika, nimba ugiye kwiga, nimba ugiye gusura, nimba ugiye kwivuza, cyangwa se nimba ugiye mu nama cyangwa se ibindi byose biba birimo. We uhitamo icyo ugiye gukora muri Amerika. Hano turahitamo gusura. Hasi bakubaza specify, ubwo ushyiramo kugiye gusura, nibyo ushyiramo. Hasi gatoya bahita bakubaza nimba warateguye urugendo. Iyo waruteguye ukanda kuri yes ukabisobanura. Ngenda kanda kuri no kuko ndimo kubereka uburyo bapurayinga, ngewe ntabwo nshaka kujya muri USA. Ubwo ukomeza uvuga n'itariki uzahagerera, ubwo ushyiramo amatariki wifuza ko wagerera muri Amerika, uyandikamo uko wateguye urugendo nyine, ubwo uyandikamo niwo ubizi, ushyiramo ayawe, ntabwo ushyiramo ayangaya twe dushyize hano. Hasi gatoya ubwo bakubaza igihe uzahamara, ubwo twe twashyizemo amezi 3 igihe tuzahamara. Ni urugero, we ushyiramo nimba uzajya kwiga, urumva birarenga amezi 3, ariko kusura kenshi ntabwo bikunda kurenga amezi 3, niyo mpamvu ushyizemo amezi 3. Ubwo hasi ibyo wuzuzamo ni ahantu uzaba uri, nimba uzaba ugiye ku ishuri, nimba uzaba ugiye kwa muganga, nimba uzaba ugiye gusura, ushyiramo address z'ahantu uzaba uri. Ubwo ushyiramo nimero z'umuhanda, umujyi na state, ubyuzuzamo. Noneho hasi gatoya ubwo bakubaza zip code, ubwo ushyiramo zip code z'ahantu uzaba uri, urazishaka cyangwa ukazaka umuntu uriyo. Kuri internet ziba ziriho zip code, urazibona nk'izo muri Colorado, New York, cyangwa se Arizona, urazibona ukazishyiramo. Ngeshyizemo 00, ntabwo mwanyigana ngo mushyiremo 00, ugomba gushyiramo zip code ya state uzajya gusura. Hasi gatoya rero bakubaza nimba ari wowe uzirihira cyangwa se nimba uzarihirwa n'umubyeyi, nimba uzarihirwa n'umuntu uzasangayo, nabyo ubishyiramo. Ubishyiramo hano dushyizemo ko ari njye uzirihira urugero, ariko uzashyiramo ibyawe. Ubwo uhita ukanda kuri save, continue application, next. Kuri page ikurikira bakubaza nimba uzajya muri USA wenyine cyangwa se nimba ari umuntu uzaguherekeza. Iyo umuntu azaguherekeza ukanda kuri yes, wakanda kuri yes bakaguhereza ahantu wuzuza amazina ye yaba ari organization nayo ukayishyiramo. Ariko ngenda kanda no, kuko ndi kubereka ni example ndimo kubereka. Warangiza gukanda no, ugakanda kuri save, continue application, next. Page ikurikira irareba abantu babaye muri US cyane cyane. Nimba utarabaye muri US, bino ntabwo bikureba, urakanda no. Ariko nimba warabaye muri US, nimba warabonye visa ya US, nimba ufite uruhushya rwo gutwara imodoka rwa US, urakanda yes ubisobanure. Nurangiza ukande save, continue application, next. Page ikurikira ni ukuzuza ibigendanye na address zawe z'ahantu uba na telefone na email. Nibyo byuzuzwa hano. Ushyiramo ahantu uba, nimba uba muri Nyaruguru wandikamo nimero z'umuhanda, umujyi ubamo n'intara ubamo, ubishyiramo hano, ubyuzuzamo hano. Ugashyiramo email. Ikindi bakubaza hasi nimba waratakaje nimero cyangwa se email mu gihe kingana n'imyaka 5, zose ugomba kuzishyiramo. Ugomba kuzandikamo kuko nazo ziba zikenewe. Nimero watakaje na email watakaje, waba warakoresheje mu gihe kingana n'imyaka 5, ugomba kuzishyiramo zose kuko ziba zikenewe.
Hasi gato bakubaza imbuga nkoranyambaga ukoresha, ubwo iyo ufite Facebook uyishyiramo, iyo ufite Twitter uyishyiramo, ubishyiramo byose ibyo ukoresha, nabyo barabisaba. Ugenda ubishyiramo, haba harimo umwanya ugenda ubishyiramo. Save, continue application, next. Kuri page ikurikira wuzuza information ziri mu rupapuro rw'inzira rwawe. Iyo ugiye ku applyinga visa ugomba kuba ufite passport, ntabwo wakwa applyinga visa udafite passport kuko niho ibizashyirwa. Bakubaza rero ubwoko bw'urupapuro rw'inzira ufite. Benshi dutunga regular passport, ubwo uhitamo regular. Iyo uri umudiplomate ho uhitamo diplomatic passport. Babirimo byose urabibona, ariko twebwe turakoresha regular kuko turi abantu basanzwe. Hasi bahita bakubaza nimero za passport ukazishyiramo uko zimeze muri passport. Hasi gato bahita bakubaza impapuro ziri muri passport uzandikamo, cyangwa se waba utabishaka ntuzandikemo. Hasi bakubaza igihe passport izarangirira n'igihe yatangiwe, noneho ukabyuzuzamo uko bimeze muri passport. Ubyandukura uko bimeze muri passport. Muri passport biba birimo igihe waherewe passport n'igihe passport izarangirira. Hasi gato rero bakubaza aho passport yatangiwe, ubwo wandikamo ibiri muri passport, nimba yaratangiwe i Kigali cyangwa se ahandi hantu nimba bishoboka. Ubwo wandikamo passport yanjye yatangiwe aha n'aha, murabibona hano biragaragara. Uhita ubishyiramo kari na passport y'u Rwanda. Iyo uri umurundi ushyiramo iby'i Burundi, waba uri umukongomani wumva ikinyarwanda ugashyiramo ibyo muri Kongo. Hasi rero ubwo bahita bakubaza nimba warigeze utakaza passport, ukabivuga. Ubwo ugahita uvuga n'impamvu wayitakaje. Waba utarayitakaje ugakanda kuri no. Save, continue application, next. Page ikurikira rero ni y'umuntu uzakwakira cyangwa se umuntu wagutumiye. Nimba umuntu yaragutumiye cyangwa se umuntu akaba azakwakira, ugomba gushyiramo imyirondoro ye. Uhera ku mazina ye ukayashyiramo, ukuzuza byose bisabwa nk'uko mubibona hano. Ubwo bagusaba nimero za telefone ze, email yiwe, ahantu atuye, zip code y'ahantu aba. Ukabyuzuzamo. Nimba ari organization nanone yagutumiye, nayo uyishyiramo, ugashyiramo na email yayo, kugira ngo bizorohere abantu bazaguhereza visa kuba banamubaza nimba koko muziranye cyangwa se nimba koko uzajyayo, nimba atari imitwe urimo gukora. Warangiza ugakanda save, continue application, next. Page ikurikira ni imyirondoro y'ababyeyi. Wuzuzamo imyirondoro y'ababyeyi bawe, amazina, igihe bavukiye, nimba barigeze kuba bari muri USA cyangwa se bari muri USA, nabyo ukabyuzuza. Duhere kuri papa, ubwo ushyiramo amazina ye. Aya ngaya turimo gushyiramo nayo twafashe gutyo gusa. Uzashyiramo amazina ya papa wawe, ushyiremo n'igihe yavukiye. Nimba utabizi ubwo uzandikaho, uzatikinga ko utabizi, biba bihari ku ruhande. Nurangiza ujye kuri mama wawe, nawe ubigenze gutyo. Nimba mama wawe nawe yaba ari muri US urabivuga, yaba atariyo nabwo ukabivuga. Hasi gatoya bahita bakubaza nimba ufite abavandimwe ba hafi cyangwa ba kure, nabyo ukabyemeza. Ubwo iyo ukanze kuri yes, ubwo hari ibyo usubiza, turakanda kuri no twebwe. Warangiza ugakanda save, continue application, next. Page ikurikira ni ukuzuza ibigendanye n'akazi ukora. Nimba ukora business, nimba uri umuhinzi, nimba uri umuganga, nimba uri umwarimu, ubishyiramo. Ni ibigendanye n'akazi ukora. Hasi ubwo ushyiramo n'umukoresha wawe. Hasi gato nanone ubwo bagusaba kuzuza imyirondoro, ushyiramo nimero, ugashyiramo nimero za telefone, nimero y'umuhanda, n'ibindi byose bisabwa nk'uko twakomeje kugenda tubibona. Hasi gato nanone ubwo bakubaza umushahara ukorera. Iki kintu cy'umushahara ni ingenzi, umuntu agomba kucyitsaho cyane, ni ingenzi kuko kugira ngo ubone visa burya iyo uhembwa amafaranga meza kandi ufite n'amafaranga kuri konte, bikongera amahirwe yo kubona visa.
ushyiramo amafaranga ukorera buri kwezi uyandikamo, urabona ko nashyizemo 500,000, nimba uhembwa 2,500,000 cyangwa 3, wowe nizo ushyiramo. Hasi gatoya rero ubwo uhita uvuga muri make ibyo ukora ibiki, nimba wigisha, nimba ukora business, ukora iyihe business, ukora business imeze ite. Muri make uhita ubabwira business ukora, warangiza save, continue application, next. Paji ikurikira ibyo wuzuza birebana n'ubwoko bimwe, ibindi bikarebana n'indi muvuga. Hano ku bwoko abanyarwanda bo barakanda no, kuko nta bwoko buri mu Rwanda. Ariko ku Barundi ho kuko bemera ubwoko, nimba ari umuhutu arabishyiramo, nimba ari umututsi arabishyiramo, nimba ari umutwa abishyiremo. Ku bakongomani bumva ikinyarwanda nabo nimba hari ubwoko, ubwo nuko nguko bigenda. Ariko ku banyarwanda ho no gukanda no. Hasi gato bahita bakubaza indimi uvuga, ubwo indimi uvuga ni wowe uzizi, uzashyiramo izo wowe uvuga. Hasi gato rero biragusaba gufata umwanya ugasoma bino bintu byose, wamara kubyumva ukabisubiza. Anjye nahisemo no kuko nta na kimwe kindeba. Ariko nimba warabaye umusirikare, nimba warabaye muri paramilitary, na bino byose bakubaza, ubwo urasubiza yes. Kubera iki rero hano utagomba kubeshya. Nimba abanyamerika bafite iperereza rikomeye, nuko bashobora no kugupererezaho wowe, bakamenya nimba ubeshye cyangwa uvugisha ukuri. Iyo utabeshye hano rero ukavugisha ukuri, byongera amahirwe yo kubona visa. Iyo ubeshye nawe urabyumva, iyo bakuvumbuye amahirwe yo kubona visa avaho cyangwa se akagabanuka. Iyo urangije ukanda save, continue application, next. Paji ikurikira rero birasaba kwitonda, umuntu agafata umwanya yakuzuza bino bibazo neza abazwa. Utumva icyongereza ubwo bimusaba gushaka umuntu uzi icyongereza akaba yabimufashamo. Babaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, harimo nko kuba wararwaye indwara z'ibyorezo, zaba izandurira mu kuvuga cyangwa se izindi nka syphilis n'ibindi, nimba wararwaye indwara zo mu mutwe, nimba warakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se warabicuruje, nimba warakoze uburaya cyangwa se ugiye gukora uburaya muri Amerika, nimba warafunzwe, nimba warakoze ibikorwa bya violence, byo guhohotera abantu, cyangwa se nimba warakoze iterabwoba. Ibyo byose ugomba gufata umwanya ukagenda usoma ukabisubiza. Waba warakoze bimwe muri ibyo ngibyo, ubwo urabyemera ukanasobanura impamvu wabikoze, noneho ugakomeza. Ni page 5 zikurikirana zivuga kuri ibyo ngibyo. Nuko byitondera rero ukabisoma ukabyumva neza ukabisubiza neza, kugira ngo nimba ushaka kuzuza visa iyi fomu ya DS 160 bizagufashe kuyibona bitagoranye. Ahangaha ntago umuntu agomba kubeshya, agomba kuvugisha ukuri. Nimba warakoze nk'uburaya nyine ukabivuga, nimba waranyweye ibiyobyabwenge ukabivuga, nimba warigeze kurwara mu mutwe cyangwa uharwaye ukabivuga, nimba wararwaye ibyorezo runaka ukabivuga, indwara zo mu mutwe twabigarutse. Ibyo byose ugomba gufata umwanya ukabirebaho neza ukabisubiza uko ubyumva nyine, nimba warabikoze cyangwa se nimba utarabikoze. Hano rero njye nagiye nkoresha no kuko hano nta na kimwe kindeba. Uko uzaza ugenda urangiza fomu, kuko ari parti 5, uzaza ukanda save, continue application, next, kugeza kuri page ya 5. Step ya nyuma rero kuri iyi fomu ya DS 160, bagusaba ifoto. Ugomba kuba ufite ifoto ya kinyamerika. Abantu bakora green card barabizi, ni iriya foto bakoresha. Igomba kuba ifite santimetero 5 kuri 5, cyangwa ari 600 kuri 600. Abafotora barabizi. Ushyiraho ifoto rero, warangiza gushyiraho ifoto ukayemeza. Warangiza bahita bakwereka information zose za zindi zose twagiye dushyiramo, bakaguhereza amahirwe yo gukosora mbere yo gukonfirima. Warangiza gukosora, ukabyemeza, warangiza gukanda kuri save, warangiza kwemeza kuri save, bakakujyana kuri step ya nyuma. Step ya nyuma rero ni ugusinya. Wandikamo amazina yawe ugasinya. Nyuma bagusaba gukonfirima email, ugashyiramo email, warangiza ugakanda kuri confirm, ukaba urangije kuzuza
fomu yawe. Iyo fomu uyibona muri email, bagusaba no kuyikuraho ukaba wayibika ahantu runaka, kuko ushobora kuyikenera ugiye muri interview. Warangiza ukayibika, ukayikuraho ukayibika, ubwo ukaba urangije kuzuza DS 160. Application ubwo ibirangiye, ubwo ubusigaje gukora interview no kwishyura kugira ngo ukore interview. Nimukundi iyi video mukadusaba ibikurikira, nabyo tuzabibakorera. Mukore subscribe, mukande like, mukore na comment, mutubwire aho twakurikiza, nimba twakurikiza ho Schengen, visa ya Canada cyangwa se iya Australia. Nabyo dushobora kubibakorera, ni mubikunda ubwo muratubwira hasi, tuzakurikiza ibyifuzo byanyu. Dukurikizaho video muzasaba muri benshi. Murakoze gukurikira Isheja Canal.